Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu 10 bishobora kwangiza ubwonko bwawe. Ibi bintu ukwiriye kubireka kugira ngo ubwonko bwawe bukomeze gukora neza. Hari abantu benshi batagikunda kujya hanze. Bamwe bakunda kumara igihe cyabo kinini baruhutse cyangwa se baryamye mu cyumba kijimye cyangwa bumva umuziki mwinshi kuri ekuteri. Ariko ubushakashatsi bugaragaza ko hari imyitwarire itandukanye nk'iyi igira ingaruka mbi ku bwonko. Muri iki kiganiro tugiye kubabwira imigirire 10 yakwangiza ubwonko bwawe. N'ibyo ugomba gukora kugira ngo ureke iyo migirire mibi yangiza ubwonko bwawe. Ngiye kubabwira byavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'ishuri ry'ubuganga rya Harvard ndetse n'ikigo cy'igihugu cya Amerika gishinzwe indwara z'imitsi n'imitsi yo mu mutwe. Icyambere ni ukudasinzira bihagije. Nk'uko ikigo cy'abanyamerika gishinzwe ubuvuzi bw'imitsi kibitangaza, kwangirika gukomeye k'ubwonko bwacu guterwa no kudasinzira bihagije. Gusinzira bihagije ku bantu bakuru bivuze ko umuntu agomba gusinzira nibura amasaha 7 kugeza ku masaha 8 mu masaha 28 y'umunsi. Impuguke zivuga ko gusinzira nijoro buri gihe ari byo byiza. Ubwonko buraruhuka nyuma yo gusinzira. Nanone ubwonko buri mu turemangingo dushya mu gihe cyo gusinzira. Ariko iyo usinzira amasaha atarenze 7, uturemangingo dushya ntabwo tuba turemwe neza. Amaherezo ntukibuka ikintu na kimwe, birakugora kwibanda ku bintu ngo ukirangize. Ugorwa no gufata ibyemezo, kubura ibitotsi nabyo byongera ibyago byo kurwara indwara yo kwibagirwa. Niba ushaka kurinda ubwonko bwawe, hari igisubizo kimwe gusa: fata nibura amasaha 7 yo gusinzira buri joro. Amasaha 8 yo gusinzira niyo meza kurushaho. Kugira ngo ubigereho ugomba kugabanya ibikorwa nibura isaha imwe mbere yo kuryama. Wikoresha ibikoresho icyo ari cyo cyose muri iki gihe, cyane cyane telefone. Sukura icyumba cyawe cyo kuraramo mbere y'igihe kugira ngo ubone ahantu ho gusinzirira neza. Gabanya urumuri mu cyumba, tegura igitanda cyawe, imyenda, ubushyuhe bw'icyumba byose bigomba kuba bimeze neza. Ikindi, ntugasinzire wipfutse igitambaro mu maso, kuko mu gihe usinziriye ukenera no kwinjiza mu mubiri wawe umwuka wa oxygene binyuze mu mazuru, ugasohora wa dioxide de carbone. Iyo wipfukiranye bituma umwuka wa dioxide de carbone wirundanya mu isura yawe. Ingaruka zabyo ni uko ushobora kubura umwuka nijoro. Icya kabiri ni ukudafata ifunguro rya mu gitondo. Kutarya ifunguro rya mu gitondo si byiza kuko ritanga imbaraga zo gukora umunsi wose. Ariko benshi muri twe tureka kurya ifunguro rya mu gitondo kuko twihuta tujya mu mirimo maze tugasiba ikintu cy'ingenzi. Kubikora bigabanya urugero rw'isukari mu maraso, ibyo bikaba bigira ingaruka mbi ku bwonko bwacu. Kutarya ifunguro rya mu gitondo wigikurikiranya bitera kwangirika k'ubwonko, bigabanya imikorere y'uturemangingo. Kubura intungamubiri bituma ubwonko budashobora gukora neza. Icya gatatu ni ukutanywa amazi ahagije. Burya 75% by'ubwonko bwacu bugizwe n'amazi. Kubw'ibyo kugira amazi meza mu bwonko ni ingenzi cyane kugira ngo bukore neza. Ibura ry'amazi rituma ingirabuzima fatizo z'ubwonko zigabanuka kandi uturemangingo tugatakaza imikorere. Ibi bishobora rero kugabanya ubushobozi bwo gutekereza mu buryo bwumvikana cyangwa gufata ibyemezo. Nk'uko abahanga babivuga, umuntu mukuru agomba kunywa nibura litiro 2 z'amazi ku munsi kugira ngo ubwonko bwe bukomeze kugira ubuzima bwiza. Uku kunywa amazi bishobora kwiyongera bitewe n'ibyo wariye, ubuzima bwawe, imyaka yawe, uburyo ubayeho, akazi ukora ndetse no ku kirere kimeze aho uri. Icya kane ni ukugira stress nyinshi. Kugira umujagararo, stress igihe kirekire bituma uturemangingo tw'ubwonko dupfa, igice cy'imbere cy'ubwonko kikagabanuka, bigira ingaruka ku bushobozi bwacu bwo kwibuka no gutekereza. Abashakashatsi bavuga ko abantu bita cyane ku kazi gusa amaherezo bibatera guhorana umujagararo ndetse no guhangayika. Ibi bireke, wirinde kwikorera imitwaro y'inyongera mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hari abantu bakomeza gukora ibikorwa byo kurushya ubwonko niyo baba barwaye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko bigira ingaruka mbi kandi z'igihe kirekire ku bwonko bwabo. Ibi bireke kugira ngo ingaruka zitazaba igihe kirekire. Kuguma ahantu hamwe igihe kirekire bishobora gutera imihangayiko cyangwa se stress nyinshi. Muri iki gihe hari benshi bafite akazi gasabwa kwicara umunsi wose. Uretse ibyo, bamwe bakorera mu rugo ndetse no mu biruhuko, ntibakora imyitozo ngororamubiri ihagije cyangwa imirimo y'amaboko. Ibi byongera ibyago byo kurwara indwara y'umutima na diabete. Indwara zo mu mutwe nazo zishobora kuziraho. Kugira ngo ubwonko bugire ubuzima bwiza, ugomba gukora
imyitozo ngororamubiri buri gihe, uhaguruke kuva ku ntebe yawe buri minota 30, ushobora no gushyiraho isaha yo kukumenyesha. Kwiruka cyangwa kugenda n'amaguru mu gihe cy'iminota 30 nibura iminsi 3 mu cyumweru nabyo ni ingenzi, byagufasha mu mikorere y'ubwonko bwawe. Icya gatanu ni ugukoresha Google cyane. Birazwi neza ko abo mu gisekuru cyatubanjirije bakundaga kubara mu buryo buto budakoresheje ibyuma. Bagombaga gufata mu mutwe ibintu byinshi. Nyuma yo gusoma ibitabo byinshi, ubumenyi bwabo muri rusange nabwo bwari bwiza. Iyi myitwarire nk'imyitozo yo mu bwonko ituma imbaraga yo gutekereza no kwibuka bikomeza gukomera igihe kirekire. Ariko muri iki gihe cyacu ntabwo dukeneye kwibuka byinshi. Kwishingikiriza cyane ku ikoranabuhanga byagabanyije ubushobozi bw'ubwonko bwacu. Ubushobozi bwo kwibuka no gutekereza buri kugenda bugabanuka uko bukeye n'uko bwije. Abashakashatsi batanga inama yo kugira ngo ubwonko bwawe bukomeze gukora, ibuka ibintu ukoresheje ishakisha rya Google. Uretse ibi, ushobora gukina imikino itandukanye y'ubwonko, nko wakina udukino tw'amagambo n'utundi dutuma ubwonko bukora. Icya gatandatu ni ugukora ukoresha ekuteri n'umuziki usakuza. Ekuteri cyangwa se AirPod ukoresha bishobora gukomeretsa mu minota itarenze 30. Kumva urusaku rwinshi cyangwa rw'igihe kirekire bishobora gutera ububabare bukomeye bwo kutumva. Hari impungenge kandi ko iyo amatwi yawe yangiritse adashobora gusanwa. Kubura ubushobozi bwo kumva bw'amatwi bigira ingaruka ku bwonko bwawe. Abashakashatsi bo muri Amerika batangaje ko abantu bafite ikibazo cyo kutumva bahura n'ingaruka mbi ku bwonko. Ibi kandi binongera ibyago byo kurwara indwara yo kwibagirwa. Ingaruka zabyo ni uko bigorana kwiga no kwibanda ku byo umuntu atekereza. Tekereza kabiri mbere yo gukoresha ekuteri cyangwa kumva indirimbo ukunda ku ijwi riri hejuru. Niba wumva umuziki ukoresheje ekuteri igihe kirekire, ntukongere ijwi hejuru ya 60%. Fata ikiruhuko cy'isaha imwe utazikoresha. Icya karindwi ni uguhora uri wenyine, ntusabane n'abandi. Kuganira n'abantu ni ingenzi cyane ku buzima bw'ubwonko bwawe. Kumara umwanya munini uri wenyine ni bibi ku bwonko nko kudasinzira bihagije. Kuba turi kumwe n'inshuti n'umuryango bituma dukomeza kugira ibitekerezo bishya. Ahubwo kwigunga byongera ibyago byo kwiheba, guhangayika no kwibagirwa. Niba ushaka ko ubwonko bwawe bukomeza kugira ubuzima bwiza, jya umarana umwanya n'inshuti za hafi n'umuryango wawe buri gihe. Icya munane ni ibitekerezo bibi n'abantu bakubwira ibintu bibi. Niba ufite akamenyero ko guhora utekereza ibintu bibi nk'aho nta kintu na kimwe cyiza gishobora kubaho, imimerere y'isi ni mibi cyane, ahazaza ni umwijima, amahirwe yawe ni make, ibi byose byangiza ubwonko. Ibitekerezo bibi bitera imihangayiko, kwiheba no guhangayika. Ibyo bikaba ari impamvu ikomeye itera indwara yo kwibagirwa no kugira ibibazo byo kwibuka. Gerageza guhagarika ibitekerezo bibi, kuko kubikora bigihe bizahinduka akamenyero no kubyivanamo birushaho kugorana. Niba udashobora kubikora wenyine, shaka ubufasha bwa muganga w'indwara zo mu mutwe. Kwirinda inshuti mbi nabyo ni ingenzi cyane. Ikindi, gerageza kwirinda kureba inkuru mbi cyane. Icya cyenda ni ukurya cyane. Ni ingenzi cyane no ku bwonko kugira indyo iringaniye kandi ikwiye. Abantu benshi bakoresha porogaramu zitandukanye kugira ngo bakurikirane karori zabo za buri munsi, ariko igisubizo cyiza ni ugukora indyo bwite ukurikije inama z'inzobere mu by'imirire, hanyuma ukayikurikiza. Benshi batekereza ko kurya indyo yuzuye ari ukugabanya ibinure, ariko ibuka ko 60% by'ubwonko ari ibinure. Bityo rero ni byiza kurya ubwoko bwose bw'ibiribwa, ariko bigomba kuribwa mu rugero. Byongeye, kunywa inzoga no kunywa itabi byangiza ubuzima. Ingaruka zikomeye cyane zabyo ziri ku bwonko. Ibi bintu bigabanya imitsi yo mu bwonko kandi bikangiza uturemangingo. Icya nyuma ari icya 10, igihe cyo kureba kuri telefone cyangwa televiziyo. Gukoresha telefone zigendanwa cyane mu gihe cyo kureba amashusho bigira ingaruka zikomeye ku bunini bw'ubwonko n'imikurire yabo. Gukoresha telefone zigendanwa cyane mu bana bitera kwangirika cyane kw'inyuma y'ubwonko, bitandukana kuva ku rubyiruko kugeza ku myaka 25. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abana bamara igiteranyo cy'amasaha arenga 7 ku munsi kuri televiziyo cyangwa telefone bafite ubwonko buto. Kubera iyo mpamvu, igihe abana bakoresha kuri internet kigomba kuba gito cyane. Nanone si byiza gusinzira telefone yawe iri hafi y'umubiri wawe. Niba ushaka kuvugana igihe kirekire kuri telefone, ni byiza gukoresha indangururamajwi ya telefone aho kuyishyira ku gutwi. Kandi kohereza ubutumwa bugufi ni byiza kurusha kuruvugana. Aho niho nsoreje. Ibi byari ibintu 10 ukora bikangiza ubwonko bwawe, nyamara tubiretse ubuzima bwacu bwahinduka.
reka mbabwire ngo mugire umunsi mwiza. Ariko ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 0788 ubundi tukakwamamariza. Ndetse ufite ubukwe wahamagara kuri Izere Protocol and Services, wabahamagara kuri iyo nimero kuri 0788 ubundi abangaba nabo bakagufasha muri serivisi z'ubukwe urimo urategura muri aya mezi twinjiyemo, dore ko tugiye kwinjira mu gihe cy'ubukwe bwinshi cyane. Rero tandukana no kuba abantu bazagutenguha ngo ntabwo babonetse ku munsi w'ubukwe bwawe. Izere Protocol and Services barahari kugira ngo bagufashe mu bukwe bwawe, bagukorere serivisi neza cyane. Murakoze, turabakunda.